Daniyeli igice cya 9. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Ahasuwerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi, wimitswe ngo umwami w'igihugu cy'Abakaludaya, muri uwo mwaka wo ku ngoma ye, jyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70, byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Manga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu. Nsenga Uwiteka Imana yanjye nyaturira ni Nyagasani Mana nkuru y'igitinyiro, ikomeza gusohoza isezerano no kugirira ibamba abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi twaragomye, turateshuka tuva mu mategeko yawe n'amateka yawe. Nitwumviye abagaragu bawe b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu na ba sekuruza bacu n'abantu bo mu bihugu bose mu izina ryawe. Nyagasani, gukiranuka ni ukwawe, ariko ibyacu ni ugukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ubu ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisiraheli bose, baba aba bugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, aho wabirukaniye ubahoye ibicumuro bagucumuyeho. Nyagasani, ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu na ba sogokuruza bacu, ni ugukorwa n'isoni kuko twagucumuyeho. Umwami Imana yacu ni ifite imbabazi n'ibambe nubwo twayigomeye. Nitwumviye Uwiteka Imana yacu ngo tugendere mu mategeko yayo yadushyize imbere, avuzwe n'abagaragu bayo b'abahanuzi. Ni koko Abisiraheli bose biciye ku mategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwamo umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho. Maze ikomeza amagambo yayo yatuvuzeho no ku bacamanza bacu baduciraga imanza, ubwo yatuzaniraga ibyago bikomeye, kuko nta handi munsi y'ijuru higeze hagezwa nk'uko i Yerusalemu hagenjejwe. Ibyo byago byose byadusohoreyeho nk'uko byanditse mu mategeko ya Mose, nyamara ntabwo twinginze Uwiteka Imana yacu ngo itugirire imbabazi, ndetse ntitwareka gukiranirwa kwacu ngo tumenye iby'ukuri byayo. Cyo cyatumye Uwiteka atugenera ibyago akabiduteza, kuko Uwiteka Imana yacu ari ikiranuka mu mirimo yayo yose ikora, ariko twe ntituyumvira. None Nyagasani Imana yacu, nubwo wakuje ubwoko bwawe muri Egiputa amaboko yawe akomeye, ukihesha icyubahiro kugeza ubu, twaracumuye dukora nabi. Nyagasani, ndakwinginze kubwo gukiranuka kwawe kose, uburakari bwawe bw'inkazi buve ku murwa wawe i Yerusalemu no ku musozi wawe wera, kuko i Yerusalemu n'ubwoko bwawe bihindutse igisuzuguro mu bantu bose badukikije, kubw'ibyaha byacu no gukiranirwa kwa ba sogokuruza bacu. Nuko none Mana yacu, umva gusenga k'umugaragu wawe no kwingingwa kwe, kandi ku bwawe Uwiteka umurikishirize mu maso hawe ubuturo bwawe bwera bwasenyutse. Mana yanjye, tega amatwi yawe wumve, hwejesha amaso yawe urebe ibyacu byacitse n'umurwa wawe witwa uw'izina ryawe, kuko ibyo twakwingingiye tutabigushyize imbere, twishingikirije ku gukiranuka kwacu, ahubwo ni kubw'imbabazi zawe nyinshi. Umva Nyagasani, babarira, Nyagasani twumvire, Nyagasani ugire icyo ukora ntutinde, Mana yanjye, kugira ngo izina ryawe ryubahwe, kuko umurwa wawe n'abantu bawe byitwa iby'izina ryawe. Nuko nyivuga nsenga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli, kandi nakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana yanjye. Nyikomeje gusenga umugabo Gaburiyeli nabonaga nyitangira kwerekwa aratumwa, maze arahaguruka araza n'ingoga igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba cyendaga kugera, ankoraho. Arambwira anyigisha ati, Daniyeli, uzanywe no kungura ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo, kandi uzanywe no kurikubwira, kuko ukundwa cyane. Nuko iryo jambo uritekereze cyane, umenye n'ibyo weretswe. Ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera, kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire, no gukiranirwa gutangirwe impongano, haze gukiranuka kw'iteka, ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso,
ahera cyane hasigwa amavuta. Nuko ubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka i Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya umutware hazabaho ibyumweru 7, maze habeho ibindi byumweru 62 bahubake bahasubize imiharuro n'imavu, ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru uko ari 62 nibishira, Mesiya azakurwaho kandi ntacyo azaba asigaranye. Maze abantu b'umutware uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturo bwera, ubu iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka, niko bitegetswe. Uwo mutware azasezerana benshi isezerano rikomeye rimara icyumweru kimwe. Nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo, umurimbuzi azaza ku ibaba ry'ibizira, maze kugeza ku mperuka yategetswe uburakari buzasandazwa kuri uwo murimbuzi.